muri uko kurasa rero hari uwisasu ryahitanye abaturage rero bahita bagaragaza bagira ubwoba bagira impungenge barahurura niyo mpamvu twaba twaje kubaganiriza. Mwongeye kwirirwa mwe mwese mukurikiranye Buganza TV F1 TV. Nakagaruka rero uyu munsi nanone twongeye kubasuhuza ndetse tubifuriza amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Abari mu ntara rero y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe n'ababanyi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda ndetse no mu mugabane wa Amerika, tutibagiwe n'Uburayi. Turabasuhuje rero uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nkuru ikomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga y'umwana mutoya warashwe na polisi y'u Rwanda hariya mu karere ka Rubavu. Ni inkuru rero y'akababaro, inkuru ivuga ku mwana w'umunyeshuri wigaga muri JS Mugongo hariya i Rubavu, ndetse inkuru y'akababaro yatugezeho ivuga yuko uyu mwana yaba yararashwe mu nkubi y'umukwabu wari uri gukorwa kugira ngo babashe gufata abantu bakora ibintu bya fraude. Uyu mwana rero akaba yarashwe n'abapolisi mu buryo bukomeye cyane, ndetse hakaba hari n'abandi baba barakomerekeye muri aya myivumbagatanyo y'aya masaso. Munyemerere rero iyi nkuru nyibasangize yose uko imeze, ndetse mbakurireho urujijo rwa bamwe bari kubeshya cyangwa se bari kuvuga ngo ibi nibi bimeze gutya. Niba rero uri mushyashya ku murongo wacu wa YouTube cyangwa se ku muyoboro wacu wa YouTube channel Buganza TV cyangwa F1 TV, ndagusaba ngo ukore subscribe, share, comment kugira ngo tujye dukomeza tubasangize byinshi ndetse n'amakuru agezweho. Iyi nkuru rero ivugwa yuko umupolisi bari muri operasiyo yo gufata abacuruza fraude cyangwa se abacuruza ibintu bitemewe n'amategeko ya leta. Rero mu gihe bari gushaka aba fraude barindetse gufata ikigo cya JS Mugongo. Rero bivugwa yuko abaturage bababaye cyane kubera iki kibazo ndetse n'uru rupfu rwari mu hideo yashatse gukora iyi operasiyo. Bivugwa yuko uyu mwana iwabo nabo bakoraga ibijyanye na fraude, aribwo polisi yari yagiye kubasaka ndetse bikaza kumuviramo no kuraswa. Abaturage bavuga yuko aka kana bagasanganye amakayi kari kagiye ku ishuri, ariko abaturage bagakomeza kurakara ku buryo buhambaye cyane. Rero umuyobozi wungirije ku rwego rw'igihugu ibijyanye na operasiyo Vincent yavuze ko ibi byose bikwiye kujya bigaragarira rubanda, aho inzego zigomba kujya zubahana yaba hagati y'abaturage ndetse n'abayobozi. Reka rero munyemerere mbagezeho inkuru irambuye, mwari kumwe na Piwanyu. Muri operasiyo ntabwo biba byadushimishije, murabyumva, twese tuba twababaye kubera ko byagenze gutyo, ariko ndashaka kugira ngo dushyire mu gaciro. Tugire gute? Dushyire mu gaciro abantu bafite imyaka byibuze hejuru ya 28 hano gace murakazi. Mukazi baho imyaka mu mazangaha nta mupolisi wari witwa n'abagizi ba nabi hano muri kano karere, nta musirikare wari wahagwa. Iyo umupolisi ahaguye cyangwa umusirikare akahagwa cyangwa undi ushinzwe umutekano uwo dufata, nta muturage wundi urahagwa yishwe n'abagizi ba nabi, nta uhari. Iyo bigenze gutyo se ikibihagarika, igikwiye kubihagarika ni sawa abana banyu bambaye uniform dufatanyije twese. Twebwe iyo turi mu kazi n'injoro mu mwijima tuba turyamiye amajanja ducunze umutekano wanyu mwese. Murimo murabyumva?
ari abanyerondo bo mwitoreye, ari abashinzwe umutekano mu midugudu, ari abapolisi, ari abasirikare. Dukora ku manywa na nijoro kugira ngo twese tubone umutekano. Kandi umutekano ntitubafite se? Umutekano turawufite? Naho dufite? Umutekano turawufite kubera ko muraryama mugasinzira, ntawe bavutsa ubuzima bwanyu. Iki bigenza biti? Umutekano turawufite. Ibigenda nabi, ibingibi byabaye turabishakira umuti dufatanyije namwe mwese. Urimo murabyumva? Iyo umupolisi ahagaritse abantu nijoro abantu akabahagarika nijoro mu mwijima, aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisongo, bumva umupolisi yakora iki? Umupolisi yakora iki? Hari umupolisi warashe umuturage nk'ubu ngubu akabadukamo akabarasa. Iceceke twumvikane. Iyo abahagaritse kuki badahagarara ngo bavuga aho baribo? Arabahagaritse mwe muri bande, bagahagarara bagafata ibisongo bakabibatera, bagafata amabuye bakayabatera, cyangwa se bakavuduka bakiruka. Ndashaka kugira ngo twumvikane, sibyo? Tuva mu marangamutima, nababwiye ngo ntawashimishwa n'uwo muntu warashwe, ariko mwumve ukuntu aba yarashwe, kandi dushobora kubyirinda. Ntabwo dushobora kubyirinda, uko twabyirinda ndaza kubibabwira, ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye mu kigo cye waje aze afite umugambi wo kuza kurasa uyu muntu. Yarashe abantu, yahagaritse nijoro. Yemwe uceceke twumvikane. Iyo umuntu yambaye gutiko nambaye akaguhagarika ukora iki? Bababwiye ko bigenda gutya, akakubaza amazina, witwa nde, urajya he, urava he, urajya he? Iyo uvugitse bigenda gutya. Ese abacengezi ntibasa nkatwe twese? Si abantu bafite imibiri nk'iyacu, ntibaza bambaye imyenda ya sivili. Umupolisi ashobora kubwirwa n'iki umuntu wo waturutse hakurya nk'umugizi wa nabi ngo amutandukanye n'undi muntu ahagaritse akiruka? Tandukanywa n'iki? Byatandukanywa n'iki? Ko mutarimo kunsubiza? Ntabwo murimo kunsubiza. Umuntu wirutse twakekaga ko uri umugizi wa nabi, twakekaga ko uri umwanzi, twakekaga ko uje guhungabanya umutekano wanyu mwese. Iyo yirutse turarasa, nta kundi. Mwabyumvise? None se murebwa ko tuje hano ko mutirutse? Mutinya abapolisi se? Murabatinya? Oya, barabatinyaga iki? Abapolisi ntibakomoka hano, ntibakomoka si bene wanyu. Abapolisi ntibavuka muri mwebwe, abasirikare ntibavuka muri mwebwe. Hari umunyamahanga uri hano? Hari umupolisi uguhohotera ku maboko ukubita? Ntawe uhari. Mureke imico mibi rero, mukorane neza n'inzego z'umutekano. Niba bahagarika, niba koko muri mu rugendo murimo kugenda muri mukuri, muhagarare bababaze. Murimo murabyumva? N'abanyerondo mujye mubumvira, muhagarare
babahagaritse nijoro baba bashinze umutekano wanyu. Mwabyumvise? Murimo murabyumva, turabyumvikanaho. Tugiye gufata ingamba rero. Gufata ingamba kindi nshaka kubabwira. Murabyumva bene wacu. Birazira bikaziririzwa muri uru Rwanda nta gufatibuye cyangwa igisongo cyangwa umuhoro ngo byerekeze ku muntu ushinzwe umutekano. Birazira. Izo ni ingeso mbi zararangiye kera cyagiye cy'abacengezi, kandi murabizi ko iyo ntambara twafatanyije namwe kwirwanya, ntabwo twakongera gusubira aho ngabo. Mwabyumvise? Nta muntu urwanya inzego z'umutekano. Izi nzego zibereyeho mwebwe. Murabyumva? Zibereyeho kubarinda, zibereyeho kubaha umutekano. Turabyumvikanaho. Ntabwo rero wahaguruka ngo ufate ibuye ujye kumutera. Murabyumva mwa basore mwe, mwa bagabo mwe n'inkumi n'abagore, mubihagarike. Uwo ni umuco mubi, ntabwo ari byo. Murimo murabyumva? Guhera mu gitondo nabyumvaga, twahamagaraga twumva urusaku. Murakomera abantu bashinze umutekano wanyu, mukabatanga imbere, mugatera amabuye. Ubwo ibyo nibyo mushaka? Baturage babugeje ko mutarimo kunsubiza. Kandi abapolisi, abasirikare, abandi bashinzwe inzego z'umutekano musanzwe mukorana neza, nta kibazo mufitanye. Genda bizi. Urimo murabyumva? Nta kibazo mufitanye. Nta mpamvu rero yo kudakorana neza nk'uko bisanzwe. Dukomeze dukorane neza nk'uko bisanzwe, tugere ku birenze ku byo twagezeho. Murimo murabyumva? Amateka twanyuzemo ahangaha murahazi. Ahangaha hari igihe mutaryamaga, hari igihe mutakoraga, hari igihe mutashoboraga kuba mwakubaka aya mazu murimo kubaka. Ibi byose byo murimo kugeraho mu kubera umutekano. Murabyumva? Ntabwo rero twakwemera ko bisubira inyuma. Kandi igikurura umutekano muke, ntugire ngo ni amasasu gusa n'amagenda bikurura umutekano muke, no kwigomeka, gutera amabuye bikurura umutekano muke. Ntabwo ari byo. Mwabyumvise? Reka tuba Abanyarwanda bumvira nk'uko bisanzwe, nicyo kituranga, kandi tuba Abanyarwanda bafatanya muri byose. Murimo murabyumva? Yego, nta kindi rwose, numva ariyo message nabaha. Kandi jewe ndimo ndababona, yego mwababaye, natwe twababaye. Mwabyumvise? Natwe twababaye, twaritse akazi twakoraga kugira ngo tuze dufatanye namwe. Ako kababaro kareka gukomeza kudufata ngo dukore amakosa. Murabyumva? Uri gufata ijambo rero, afata ijambo ajya inama y'ukuntu umutekano ukwiye gukomeza kubakwa. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Turimo turumvikana. Kandi jewe ndimo ndababona, yego mwababaye, natwe twababaye. Mwabyumvise? Natwe twababaye, twaritse akazi twakoraga kugira ngo tuze dufatanye namwe. Ako kababaro kareka gukomeza kudufata ngo dukore amakosa. Murabyumva? Uri gufata ijambo rero, afata ijambo ajya inama y'ukuntu umutekano ukwiye gukomeza kubakwa. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Turimo turumvikana. Muri abantu batojwe, ntabwo muri intore ngo werekeze uriya mwana nk'uko dusanzwe tubikora. N'aha ngaha turahari, turafatanya muri byose. Hanyuma ikindi nabasaba ni ugutuza. Mutuze, turabiganiriye, kandi buri wese abe ijisho rya mugenzi we nk'uko duhora tubivuga. Ndasoza shima, ariko mbasaba kwirinda kongera
gushyigikirana mu bintu bitari byo. Nongere mbigarukeho, amashuri yo mu Rwanda atangira sangahe? Atangira sangahe? Yes. Hanyuma yego icyo kirabatsinze. Icya kabiri abana bajya ku ishuri bambaye uniform, bambaye imyambaro y'ishuri, sibyo? Ibyo ni ibintu bibiri biranga umwana ugiye ku ishuri. Hari amasaha, hari uniform, ariko twese mubyumve ko tubabajwe nuko umuntu yarashwe, ariko mumenye ko yarasiwe mu baforoderi, mumenye yuko biriya byose nitudashingira kuri ntago bizakura. Reka tubarekure rero, mugende mukomeze mwubahe inzego za leta, mwubahe amarondo, mwubahe inzego z'umutekano, mwubahe mudugudu, mutwara sibo w'akagari bose, kuko twese tubashakira ibyiza. Ndabashimiye rero, ubundi mutahe, turi kumwe turakomeza gukorana muri byose. Murakoze. Yego, muraho neza. Yego, nigeze kukuvugisha mbura ko uri mu nama. Yego, nagira ngo nkubaze, ntabwo abantu mu by'ukuri bamenye ibyabereye hariya ubwo umupolisi yarasaga uriya mwana w'umunyeshuri. Byagenze gute? Ese ko nabonye abanyamakuru bose baje kutaje no kubera iki? N'abaje mu bibazo babajije meya ntabwo yigeze avuga uko byagenze. Nibyo. Yego rwose ijwi ndarifite, ntabwo yigeze avuga uko byagenze. None wagwaye nimero yanjye yigwaye mu buryo ko njye nari umunyamakuru mu wanjye wanjye. Nyine mu mwanya wanjye uri umuturage. Umuntu wampaye nimero yawe ni umwe mu banyamakuru bakorera i Rubavu. None ukorera ya televiziyo? Nkorera umuseke. Umuseke. Yego. Uko byagenze rero, ni abacoracora batambutse nijoro nyine ahantu bari babategeye abapolisi. Hari nijoro nka sangapi? Saa 11 za mu gitondo. Ubwo bari benshi ko bafashe itumba 9 ko abaturage barabagwanya, bimwe barabitokana. Mu buryo bugaragara. Uwo bavuga ngo ni umunyeshuri, ntabwo yambaye imyenda y'ishuri. Ahubwo yari yambaye isanzwe, ariko afite ibage irimo imyenda y'ishuri hamwe n'amakayi. Ariko nyina akaba yari yavuye mu kigo cy'ingororamuco kuwa kane, bamaze igihe baramufunze kubera forode nyine. Ni ukuvuga ngo akazi ka forode niko kazi bikorera. Ababyeyi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo amakuru ahari ni uko uriya mwana ahubwo yari ari kumwe n'abakozi babatwariye izo forode bagiye kuzidepoza mu isoko, kugira ngo navayo bamaze kuzidepoza abone agira utuwe, abone ajye ku ishuri. Ubwo imyenda yayitwaje kubera ko ntabwo yari gusubira iwabo, kandi ikigo yigaho kiri hagati y'isoko n'iwabo. Ni gutyo gahunda imeze. Nuko byagenze. Ni gutyo byagenze, ariko ibyo kuvuga ngo yari agiye ku ishuri, rero umunyeshuri ajya ku ishuri atambaye inifomu, ndetse no kwidefanda. Kuba umunyeshuri ni umunyeshuri, ariko urumva ko iwabo bakimara gufatirwa mu ibyo bintu, ni ukuvuga ngo bageza bakoresha aba bana, akaba aribo bagenda batwara abo bakarani nyine batwaje imizigo. Ubwo rero babafashe bo bahise biruka, bamaze kwirukanka nyine urumva urusasu rujya kujogora rero rurehereye ku myaka. Hanyuma ko byateje impagarara ndetse biravugwa ko hari abantu barashwe, ubuyobozi bwavuze, numvise bavuga babiri, ariko umwe mu baraho yambwiye ko abakomeretse bagera kuri 6. Ayo ntabwo nayamenya. Nawe ntabwo nayamenya, ahubwo ni uko habaye intambara, habayeho abaturage bose bo baje bazenguruka abapolisi. N'umurambo, ubundi umurambo abo baturage bo bahise baza, mbere n'umuntu kubera babazi ko n'ubundi forode yizaho bahise baza baramutwara
bashaka gutwara n'ibyo bifumba abapolisi barabigwanya n'abaturage bimwe barabitwara ibindi birasigara ngero nandi no kuri teri aho ngaho k'uwo umwana baramujyana bamaze kumujyana ubwo abapolisi n'abagomba gusigara kuri teri hari icyaha cyabereye bategereje abayobozi ubwo muri icyo gihe bari aho ngaho abaturage bose bahise bahura abanyurutse baraza baragota babwira abapolisi mwe ntimuvanga turabica bafata amabuye batera abayobozi amabuye ku buryo mbese buri hejuru niko navuga naho ibyo ngibyo kurasa abapolisi babasaga hejuru kugira ngo n'ubundi abaturage ndetse base nk'abikanga bagomeza gutera amabuye ni gutyo gahunda zimeze buri bana bakomerekeyemo ariko bikamenyekana nyuma. Okay, bo murakoze cyane. Yego muyobozi. Murakoze nawe. Sawa. Nyakwamya turagira ngo tubwire kuri ibibazo byabaye aha ngaha ahegereye umupaka abaturage kimwe umwana ugiye ku ishuri tutagiye muri byinshi iki kigiye gukurikiraho gukomeza guhumuriza abaturage banga cyane cyane kugira ngo babuze ababo ndetse n'abapolisi bari mu bitaro muri bo ni bangahe. Murakoze. Icyo tugiye gukora ni ugukomeza kuba hafi y'abaturage kuko twabonye ko hari abaturage bamwe bajya mu byaha abandi bakabagenderaho. Rero bisaba ko tubegera tukabibutsa amategeko, tukabibutsa ingaruka zo kwijandika mu bikorwa by'amagendu. Ikindi ni ugufatanya n'umuryango guherekeza uwitabye Imana no gukomeza kugaruka kenshi tugakora ubukangurambaga kuko nk'uko mwabyiboneye hari abaturage bamwe babona habaye ikibazo bagashaka kukigenderaho kandi mu by'ukuri gushyigikirana mu byaha mu makosa atari byo. Biba bisaba rero ubukangurambaga nibwo tuzakomeza gushyiramo imbaraga. Ese ni iki cyabaye? Icyabaye ni uko hari abaturage bambukije ibicuruzwa bitemewe mu nzira zitemewe, ibyo twita amagendu. Igihe bahagaritswe n'inzego z'umutekano bashaka kuzirwanya. Bashatse kuzirwanya rero bakoresheje amabuye, hanyuma mu gukoresha habayeho kurasa kugira ngo abaturage bahunge bumve ko bikomeye. Muri uko kurasa rero hari uw'isasu ryahitanye. Abaturage rero bahita bagaragaza bagira ubwoba, bagira impungenge, barahurura. Niyo mpamvu twaba twaje kubaganiriza. Ababuri ubuzima muri sanganya n'umuturage umwe abakunze ni umuntu umwe wahise ahasiga ubuzima, ariko hari n'abandi babiri bakomeretse bidakomeye. Abandi rero bose hari n'abaducitse bacitse ntabwo tuzi aho bari, ariko nabo turakomeza gufatanya n'abaturage tubashake tubahe ubutumwa cyangwa bakurikiranwe bitewe n'icyo amategeko ateganya. Meya, umuntu yakibaza ngo amasaha inzego z'umutekano zahagaritse abo bambutsaga amagendu ni ayahe? Ese abaturage bavuze ko ngo nyuma nka saa 2 cyangwa saa 3 hari amasasu yavuze, ibyo byari bigenze biti? Ibi ni ibikorwa byabaye mu rukerera hagati ya saa 10 na saa 11. Nubwo hari abaturage babeshye ngo uriya ngo yari umunyeshuri ugiye ku ishuri, ntabwo ari byo kuko ayo saa amasaha y'amasomo. Nta nubwo yari yambaye uniforme, ahubwo nawe yari afite uko ahuye n'ibyo bikorwa kuko harimo n'umubyeyi we wari uzanye ibyo bicuruzwa, ashobora kuba yaraje kumwakira bamutwaze. Ibyo rero byabaye butaracya, naho ibyo bindi ni byakomeje
gukurikira iyo insida yabaye muri urwo rukerera kuko abaturage bahise baza kureba ibyabaye ariko bagashaka no gushyigikira ababigizemo uruhare. Ni ibyo byagiye bikomeza gukurikiranwa kuko n'ubu ngubu twari tukiri mu nama, bigeze saa sita tukiri mu nama n'abo baturage. Kuba abaturage bahangana n'inzego z'umutekano biraterwa n'iki? Kuko abaturage batigishwa, kuko imyumvire yabo, ni iki mugiye gukora nk'ubuyobozi kugira ngo habeho kumva no gukurikira iby'inzego z'umutekano zikora? Kuko ubona ko habaho confidence, habaho kutumvikana ko abaturage bahangana. Iki ni ikibazo twarebera aha honyine kuri bariya bonyine, ntabwo twagifata ngo tugigire rusange ngo abaturage ba Rubavu bahangana n'inzego z'umutekano, ntabwo ari byo. Ahubwo ni bariya bonyine byabayeho bari batwaye magendu, nibo twabireberaho kuko ikibazo kibaye tugikurikirana bitewe n'uko kije. Ntabwo rero turabifata ngo tubishyire muri rusange. Ikindi ni uko nyine abaforoderi ubwo bashatse kugerageza, wenda bashobora kuba batekereje ko bari kumwe n'abapolisi bake cyangwa se ko bashobora gukoresha ubwo buryo bagacika. Ni igihe bagerageza gucikana imari yabo ariko ntibyakunze. Aho rero ntabwo turabifata ko abaturage barwana n'inzego z'umutekano, ahubwo abaturage bacu basanzwe bakunda inzego za leta bazubaha, ariko hari aho byabayeho ko abari batwaye magendu yari amabaro 4 nibo bashatse gucikana iriya mitungo yabo, ariko nabo ntibyabakundiye. Twumvise ko zari baro 8 ahubwo 4 kuvuyanga hagati yabo, bari bwo zigenda hasigarize. Ayo makuru ni impamo twumvise biri hano muri aka gace kandi ibikorwa birakomeza. Twebwe icyo twihutiye ni ukubanza guhumuriza abaturage, kubaganiriza, kubibutsa amategeko no kubaburira ku bashobora kujya mu bikorwa byo kurwanya inzego za leta. Rero amabaro 4 niko twabyumvise icyo gihe yari 8. Ubwo rero abo ngabo turakomeza tubashake kandi nabo turabafata, ntabwo bigoye kuko ku bufatanye n'abaturage nta cyatunanira. Ubuyobozi murakora iki nyuma y'uko hari umuryango wabuze wabo muri iki gikorwa, hari abakomeretse? Ubuyobozi mugiye gukora iki kuri uyu muryango? Murawufasha iki, cyane ko n'abaturage bigeze kugira ibyo babasaba ko mukwiye kugira uruhare mu kuba mwabafasha? Birabanza bigategurirwa mu muryango n'ubuyobozi bwacu buduhagarariye ku murenge, ku kagari. Baragenda bicarane n'umuryango, barebe uko ishyingurwa rizagenda, barebe icyo umuryango ushoboye n'ibyo ukeneyeho ubufasha, hanyuma dufatanye ibyo tuzabafasha turabimenya. Ubuyobozi bw'umurenge bumaze kwicarana n'umuryango, hamenyekanye aho bazashyingura n'icyo bisaba. Abari muri bitaro ni bangahe bari muri tension bamerewe bate?